Tumaze kubona amasengesho yuko ariko guhumeka k'umuntu wacu w'imbere, umuntu w'umwuka. Turazi ko Imana idusezeranya gusubiza amasengesho. Nago usenga Imana bakora ubusa, Imana irasubiza amasengesho. Imana ubwayo niduteka gusenga, kandi ntabwo Imana itubwira ngo si tu pries, mais lorsque tu pries ou quand tu pries. Kuvuga Imana iravuga ngo nusenga nuvuga amagambo menshi nk'injyarya tatatata niwiyiriza. Si ukuvuga ko Imana iravuga ko urashobora kubikora cyangwa nubikore. Ntabwo ari si, nta si ihari, ntabwo ari conditionnel. Niteko ry'Imana. Barsalonike wa mbere 5 Paulo aravuga, nisubinda kwasoma murabizi, twaravuze kenshi. Barsalonike wa mbere 5 uri ku mungo 16 kumanuka, aravuga ngo mukwiye gusenga ubuda siba. Cyangwa basomere 17. Barsalonike wa mbere 5:17. Musenge ubudasiba. Bara musenge ubudasiba. Mumvise aramahitamo nite tegeko. Nubwira umwana ngo koga buri munsi urura muhitishamo, oya ni tegeko. None Imana iravuga ngo musenge ubudasiba, ni tegeko. Umuntu adasenga ubudasiba kandi yitwa ko ari mu nzu y'Imana, aba areze ku tegeko ry'Imana. Kuko uruzareka gusenga, daimoni ziguteza ibibazo, none ubiteze n'inzu y'Imana. Abadasenga ubudasiba bahinduka iki? Ibicumbi by'abadaimoni. Bari mu nzu y'Imana, ntago bari kwizamu ryabo, ntibajya basenga ubudasiba. Ils sont négligents par rapport à la prière. None ntago bigira nabi wabo, bigira nabi n'inzu y'Imana. Ko amadaimoni azabarikamo, usanga bari barazana ibibazo mu nzu y'Imana. Wabyumvise? Ni nko muri famille. Hari papa, hari mama, harimo n'abana wenda n'abakozi imbizi. None nimba hari umwe muri abo baba mu nzu adashaka koga na rimwe, akaoga rimwe mu kwezi, kandi naho habaye intambara, niwe yigira nawe wenyine, n'umuryango wose azafatwa n'indwara, azanduze n'abandi. Urumva rero koga rero muri famille bireba buri muntu wese. Hanyuma akazana n'indwara. C'est ça. Nuvuga koga rero ni ordre. Ni ordre ya santé. Ni iteko kubijyanye na santé. Amen. Murabona COVID igihe yazaga, barabati rero muke kwambara agafukamunwa. Bongeza bati rero ni kuneza yawe neza y'abandi. Niumva se? Rero n'Imana iravuga ngo musenge budasiba. Nuko nudasenga rero uzagira ikibazo wowe, abadaimoni bagutere, ugiteze n'abandi. Kuko abantu badasenga ni ngombwa bahinduka indiri z'abadaimoni. Ntabwo Imana ikora muri wowe umuntu. Dusome Yohana 16:24. Jean 16:24. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Amen. Amen. Niumva? Ngo musabe, musenge. Haleluya. Turebe rero ibintu nka 7 byatuma amasengesho yacu aba efficace. Muri buka umutwe, l'efficacité de la prière persévérante. Si nous voulons prier avec efficacité, amen, donc il faut persévérer bien sûr. Ariko ari n'ibindi shaka kureba. Amasengesho rero kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare mu masengesho yacu, ari ibintu 7 dukwiye kwitondera. Icyambere, amasengesho akwiye kuba ariyo abanziriza buri decision yose. Amasengesho akwiye kuba ariyo abanziriza buri gikorwa cyose
abana b'Imana bashaka gukora. Si ukuvuga ko ntabyo twakora, ariko tugiye kubanza mbere na mbere gusenga, tukabisengera Imana, tukabyereka Imana. Niko bijya bikorwa kenshi. Mfite amafaranga, ndashaka kugura kiriya, ntabwo nabisengera saa yawe se. Hanyuma wamara kukigura kikakubera ikigeragezo. Icyambere ni icyo, nimba dushaka ko amasengesho yacu Imana yasubiza, tukabona imbaraga zayo, tugasubizwa n'ibyo dusengera. Amasengesho ntabwo akwiye kuba ayo umuntu yiyambaza byose byananiranye. Amasengesho akwiye kuba shwa ya mbere mu byo ukora. Mwabyanditse? Ndumva iyi point ya mbere twayivuzeho cyane, sibyo? Kuva mbere. Hanyuma amasengesho, amen, iyo dushishikariye mu masengesho, amasengesho atwinjiza mu bushake bw'Imana. Amen. Atwinjiza mu bushake bw'Imana. Iyo dusenga dushishikariye niturambirwe, amasengesho akaba ariyo duha priorite mbere y'ibindi. Aya masengesho nk'ayo atwinjiza mu bushake bw'Imana. Kandi kugira ngo amasengesho agire imbaraga akwiye kuba ashingiye ku ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera ko abantu benshi barasenga badagaze ku ijambo ry'Imana. Ingaruka ni izihe? Ntabwo uba uzi ko ibyo usengera bihwanye n'ubushake bw'Imana. Kuko buri situation yose ifite ijambo ry'Imana muri Bibiliya rijyanye nayo. Amen. Ntabwo uzigera uhura n'ikibazo kidafite ijambo ry'Imana rijyanye nacyo. Wabizi? Nimba ari uburwayi, hari ijambo ushobora guhagararaho, Imana ikwizeza kugukiza. Sibyo? Nimba ari ibyaha, hari ijambo ry'Imana rijyanye nabyo rikwizeza ko Imana ishobora kubabarira. Okay? Nimba ari ubushamiranye ufite n'umuntu, hari ijambo ry'Imana muri Bibiliya uhagararaho usaba Imana ngo yintervene muri icyo kibazo. Amen. Iba ari ikibazo cy'amafaranga, hari ijambo ry'Imana rijyanye nabyo ushobora guhagararaho ngo Imana igutabare muri iyo domaine y'ubukene bw'amafaranga. Nta kibazo na kimwe kidafite ijambo ry'Imana wahagararaho mu masengesho. Ntuzasenge uhagarara gusa mu bitekerezo byawe. Wabyumvise? Iyo niyo erreur abantu bajya bakora. Ese uzahura n'ikibazo Bibiliya itavuze? No, bishoboka. Amen. Amasengesho efficace. Turavuga ari l'efficacité. Quelle est la nature d'une prière efficace? Ese efficacité y'amasengesho? Ese amasengesho afite imbaraga na yahe? Twavuze ngo cyambere na mbere arangwa no kutarambirwa. Sibyo? No turareba n'ibintu birindwi rero bitwizeza ko ayo masengesho yacu azasubizwa. Cyambere twavuze iki? Ntuzajye mu masengesho ariko ibindi byose babigerageje bikananirana. Uko Imana izakureba ati kubera iki utabanje jewe? Jewe rero ndi rude sokuru ari je banyambazaho bya nuvuga ngo ura nagasuzuguro. Wayumvise? Tuvuge wowe urazi ko mfite amafaranga kandi dusanzwe dufite usabane bwiza. Uwe n'ikibazo cy'amafaranga kandi ndayafite koko. Urangiza ngo ni inshuti yawe. Hanyuma rero ugahura n'ikibazo. Ukagenda ukandikiraho muri Tanzania, ukandikiraho muri Amerika, ukandikiraho mu Buyapani. Bose bakagwakanira. Hanyuma rero umunyumukaza ukambwira uciri ku mutwe. Ati sinzi ko wamfasha kibazo cy'abantu ati hose nagerageje. Wowe wamfata gute? Uwo muntu umfata gute? Nta gaciro guha, nta nakwizera. Mu ijambo rimwe nagasuzuguro. Nubwo uri yamuhe ariko bati wowe nta bushuti bwawe. Wowe uko niko Imana yari idufata. Muyibuka ariko ibintu byose byazambye. Nonse wowe turetse Imana nawe umuntu akwibuka ariko byose byazambye umufata gute?
bajya bavuga ngo au goût et aux couleurs il y a pas de discussion. Amabara kuyahitamo cyangwa guyi ikintu ni wowe umenya amabara ushaka, sibyo? Niko bavuga au goût et aux couleurs il y a pas de discussion. Noneho wowe urashaka gufiansa, sibyo? Jewe ni inshuti yawe, ujye umbwira ngo magara, mujya mungeza ngo mpfamfe. Okay, noneho nkajya kumva ngo waragiye ugisha inama abandi bose, wese uriya muntu mubona gute, biki bien sûr. Niyo muntu araje kuvuga gutyo uko ibyo urukundo amaza kunda ntareba neza, niko muririmbi yavuze. Ariko hari igihe abantu basaba inama bibaho, cyangwa uyu munsi nta nama bagisaba. Yego ureke kuzumva ariko baziguhe. None wowe uravuga ngo ni inshuti yawe, ngaza kumva ngo waragiye bazi inama hirya no hino, none mu nyuma ukagaruka kuri yewe ngo urashaka kumva nanjye icyo bivugaho. Wowe wayifata gute? Serious? Ndakuvuga ngo avi yanjye ntakivuze. Wenda ushobora kuba waje kurya ngo uragize umuhango ko nzabyumva ahandi. Wabibise. Imana rero nujya kuyisenga ruko ibindi byananiranye, Imana igufata gutyo. Ntago yizera, ntago unayubaha. Amasengesho yacu nimba dushaka kubona imbaraga zayo, tukwiye mbere na mbere kubanza kwereka Imana ibyo dushaka gukora byose. Hanyuma ibindi dushaka gukora tubikore, ariko twabanjeyo. Birumvikana ibyo. Icya kabiri twavuze iki? Gushikara mu masengesho atugeza mu bushake bw'Imana. Donc amasengesho atwinjiza mu bushake bw'Imana. Icya gatatu akwiye kuba ashingiye ku ijambo ry'Imana. Mbere yo gusenga ushaka kubwira Imana ikintu icyo usengera, banza ushaka ijambo ry'Imana uhagararaho. Uko niko ba Mose babigenjeje. Baravuze Uwiteka Mana waravuze. Yosafati mu Amasengesho twasomye ejo, abami wa kabiri, ingoma za kabiri 20, murabyuka? Yaravuze byinshi avuga ngo waravuze. Amen. Amasengesho y'abakozi b'Imana muri Bibiliya tubona bibutsaga Imana ibyo yavuze. Daniel 9 ararasengera ubwoko bwe bwari mu bunyage, amaze gusoma igitabo cy'umuhanuzi wamubajije Yeremiya ko bazamara imyaka 7 Imana ikazabibuka ikabavanayo. Mu gusenga Daniel 9 avuga iki? Ati Imana twaracumuye ariko waravuze. Nivuga ngo ukwiye guhagarara mu ijambo ry'Imana mu masengesho yawe. Nawe ubundi ntabwo uzamenya ibyo usengera nimba ibyemewe cyangwa bitemerwa. Wabibise? Ari amasengesho dusenga adafite urufatiro rwa Bibiliya. Ibyo rero nibyo bintu by'ingenzi bitatu. Amen. Reka turebe n'icya kane nacyo. Iyo nta mpamvu yakubuza, amen, amasengesho ya babiri arutira y'umwe. Wabibise? Ariko aho navuze niba nta mpamvu, ari gusengera ibintu bitari ngombwa kubibwira abandi. Umwana kujya kuzana abantu. Kuko umuntu wese afite ibyo abwira Imana atabwira abandi. Sibyo? Wabibise? Amasengesho ya babiri aruta ay'umwe. Nimba nta mpamvu yatuma utabwira uwo wiyumvamo yuko agufasha mu masengesho, kuko nabikwiye kubyitondera. Ko cyane muri iki gihe cy'ubuhenebere bwinshi. Kikuruwara use wakwizera nde? Nabyo ni point d'interrogation. Ushaka kumuhamagara ngo umunsi munaka uzamfashe twirize dusengera ikibazo giniki, ukawiterereje kabutindi.
kabutindi yaje muri iki gihe cy'uburyarya bwinshi. Uburyarya bwarateye. Abibise abantu bavuga hano ariko bitandukanye n'ibiri imbere. Mwabibise nibyo musengera agaruka yabikwije Nyamirambo hose na Gasyata na ariya Nyagasambu. So umva uwo muntu sewe wose ni party na Amasengesho. No, deja party na Amasengesho akwiye kuba umugumyabanga. Na niyo mpamvu wamuhisemo. Nta gufata bitabaye gutyo wafata wari we wese. Cyangwa ugahagarara no ku cyumweru ati yemwe mumfashe gusengera iki kintu. Uko rubundi n'uwo wafashe ni nkuko wabijyanye muri gare. Voilà, donc ariko nibibuza ko amasengesho babiri aruta ayumwe. Ikindi ari amasengesho twise amasengesho yitorero. Yo arushiza kugira imbaraga. Ariko yoyo ni ibintu biduhuza twese. Ntabwo ari ibintu byo mu rugo rwawe. Ni ibintu bireba itorero. Kuko birakureba nawe. Mbabazi ikibazo. Ingoma za kabiri ibice 20 inkuru za Yosafati yatewe n'Abamoni n'Abanyamowabu n'Abamoni, sibyo? N'abari abandi ba Maonite bari. Nizari ingabo z'ibihugu bitatu. None icyo kibazo cyarebaga nde? Inzu ya Yosafati cyarebaga nde? Igihugu cyose. Na niyo mpamvu yahise hamagara kwiriza kw'igihugu cyose. Nta banga ririmo. Hano mu itorero nta na rimwe tuzazana ikibazo cy'umwihariko cy'umuntu. Hakwiye kuza ibibazo bireba itorero cyose. Dusengere kugira ngo abasinzire bakanguke. Bireba nde? Itorero ryose. Dusengere imbaraga z'abadayimoni ziyagurutse kwenye itorero zisenyuke. Bireba nde? Itorero. Ngo hari ibintu bireba itorero. Amen. Ariko bikaba ari ibintu bireba itorero. Amen. Mu buryo bishobora no kuvugwa no muri gare. Mu byumve neza. Ibi mvuga amasengesho y'itorero ni imitwaro itari imitwaro yibanga. Kuko itorero naryo rigira amabanga yaryo. Mwanyubise? Amen. Nuvuga ngo ni imitwaro y'itorero ireba itorero ryose kandi ishobora kuba yanavuka rubanda nta kibazo. Rero Imana yavuze ngo tukwiye kugira wisdom, tugira ubwenge. Ase iki kintu kiri kuri level. Mwanyubise? Ese ikintu kirareba bose? Kikwiye kugarukira abo kireba. Ntabikwiye kubwira abantu bose. None nago muzi mwebwe umugani le linge sale se lave en famille. Abafaransa ko bavuga le linge sale se lave en famille. Ngo ikibazo cy'umuryango kiguma mu muryango. Ntabwo kijya kubwirwa abantu bose quartier yose. Hano par exemple ari indwara yitwa indwara ifata umuntu akaba yagira ikibazo l'incontinence. Wanyumvise? Ndanze kuvuga imvugo itari imwereze. Nukuvuga afite ikibazo afite ikibazo. Mwabyumvise? Ni muri famille. Niba muri abakristo murabisengera cyangwa mukagerekaho mukajya no kwa muganga ariko hacyari ikibazo. None icyo kibazo muzagitwara no mu miryango mu buryo bugari. Muhuruze nabo mu Mutara nabo muri Tanzania. No, ni ikibazo kiri hagati mu muryango. Mwabibise? Amen. Ntabwo ari ikibazo cyo kujyana muri quartier. Ese incontinence mwabibise? Were abandi abatazi ibyo mvuga. Urabona ngubu unyoye ibifanta byinshi mwebwe mukunda abafanta. Kuko ifanta birimo basukari.
iyo unyoye fanta byinshi nko mu minsi mikuru iyo bagwaye icupa rya mbere warangije hanyuma amagambo aratinza kurangira bakanyura hariya ati zana hano noneho biragenda gute iyo mu gihe hakiri n'amasaha 2 ari imbere uragumugira gute uragumuge wabimise ariko iyo se uburwaye niko wanyoye bifanta noneho bibaye nta bintu byabiteye binduka ubu urwaye niyo bita incontinence. Okay? None ibyo ni ikibazo kubera iki mukwiye kwigumana muri famille mugayisengera cyangwa mukasosiya abakozi Imana nimba mubizera nabo ukagera kwa muganga kubera iki kuko nimba umuntu ari umuntu mukuru ni umukobwa w'imyaka 18-20 cyangwa ni umusore w'imyaka 18-20 hanyuma mukaza no mugasaba ati ndashaka ku cyumweru kugira ngo ntanga umutwaro n'iki yose tige okay none baragwaye gahunda tuzana ku cyumweru wagaze hariya wa musore ari hariya ya nkumi ari hariya ati rero haleluya ndabasuze mu izina ry'umwami haleluya ati rero nzanye umutwaro hano rwose bana b'Imana ni ikibazo kidukomeranye murabona mademoiselle greke murabona dufite ikibazo gikomeye cyane bijya bimukomerana ibi nibi mubaze bigiye cyose abantu bose bazabamubona bamubona icyo kibazo babuze iki abo babyeyi babuze ubwenge babuze ubwenge c'est porter atteinte à la dignité de la personne va uriya muntu muburiye pour lui manquer de respect sibyo iyo kiyo kumenyekana gusa namwe none mukamufasha kugira ngo uwo mutwara Imana izawumukize amen shaka kumukiza amasengesho cyangwa hamwe no gusenga Imana igakoresha n'abaganga byumvikanye amen cyo cyakane amasengesho twabyumvise amen amasengesho ya babiri aruta ayumwe ariko hariho ari kitonderwa wabyumvise ikitonderwa nugafata imitwaro yawe ngo tuyisengere zabanze witonde amasengesho y'itoro ryose nayo arushizaho kugira imbaraga ariko akwiye kurebwa n'ibintu byose amen bidafite ikibazo nuko byavugwa kuri BBC wayibise amen ko mukwiye kumenya uko Imana ikora amen ntabwo abana b'Imana bahita bahinduka abantu baraho gusa bavuga ibije n'ibiki byose ntabwo turagera mu ijuru turacyari mu isi y'umwijima amen kandi turacyafite itoro ririmo ururo n'urumamfu iyo mugiye kubimenya ni Yesu wabivuze ngo reka bikurane kugeza ku munsi w'isarura ni Imana izateka abamarayika batandukanye ururo n'urumamfu ngo arabana b'ubwami n'abana wa mubi ngo bose bari kumwe wowe uzabimenya gute ntabwo ushobora kubimenya kuko ushobora kwibeshya amen kuko hari igihe umuntu aba afite uburambe mu kwiyorobeka uburambe bwo kwigira inyoni nyinshi kandi zaheruwe zikaba nyinshi n'amamina menshi hanyuma ikindi mbere ko dufata mwaka de gusenga ibyo mvuga mfete biri muri Matayo 18-19 ko bivuga umwami aratwankuraja amasengesho ya babiri batatu ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru
kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Amen. Amen. Nimba ko ari watwankuraje ngo babiri muri mwebwe cyangwa batatu, babiri nibahuza umutima gusaba ikintu mu isi dataza asakira kore, kuko babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye ndi hagati yabo. Imana yatwankuraje gusengana, ariko rero kubera ko turi abantu dukwiye kureba nibiki dusengana bitazana ingaruka. Imana ishimwe. Birumvikana? Amen. Hari ibyo ukwiye kuyisengana wowe ukabwira Imana, Mwuka Wera, mugasengana. Turaza kubona igikurikirana turangiza imeza 10 yo gusenga. Hari amasengesho ushobora kwiyambaza inkunga y'undi kugira ngo musengane, ariko ukwiye kwitonda. Hari n'amasengesho y'itorero ryose. Buri kintu cyose kikwiye kuba kiri mu rwego rwacyo. Amen. Haleluya. Nuza kuvuga ngo udatanga ubuhamya bukabwemplikamo n'abandi ko ntago bagutumye, uvuge ibyawe abo bantu bareke, ko ntago ukiye kwangaje abandi mu buhamya bwawe, kuko ntago muri kumwe, ntago banagutumye. Rero mukiye kubimenya. Hari abantu rero bibeshya bakibaza ngo mu nzu y'Imana n'abamarayika be barabwira. Ntibamenye ko mu nzu y'Imana harimo buri kintu cyose kirahari mu nzu y'Imana. Mvuge muti kira kitu. Tanke Imana itaratandukana abayo n'abatarabayo mu gihe kizamuka gitorero, Imana ubwayo ni izi abayo ni bande, abatarabayo ni bande. Reka tuyisome. Nimba ufite ugutwi niwumve. Amen. Timoteyo 2 ibice 2 ku murongo wa 19, aya magambo kwiye kuyamenya. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Amen. Uwiteka azabe. Uwiteka azi abe. Nuvuga ngo mu nzu y'Imana Uwiteka ni wazabe. Twebwe ntabwo twabamenya. Kubw'ibyo rero tukwiye kwitonda. Amen. Mu byo tuvuga, kuko Uwiteka ni wazabe. Abantu rero benshi cyane cyane abashasha bagikizwa arigiye bazi ko badumbukiye mu bamarayika. Abantu bashasha bagikizwa babazi ko bari bose bari mu rusengero n'abatagatifu, kandi ntamenye ko harimo kira kitu. Kwiye kubimenya ibyo. Amen. Torero ririmo buri kintu cyose. Harimo abubaha Imana, harimo n'abatubaha Imana. Harimo abasenga, harimo abadasenga. Harimo abasoma ijambo ry'Imana, harimo abatarisoma. Harimo abajya mu ijuru, harimo abarajya ikuzimu. Ibyo byose biri mu itorero. Ni Yesu wabivuze ngo igihe cyose itorero kiri mu isi ririmo urumamfu n'ururo. Ntabwo rero wowe wabimenya. Imana nizi abayo. Amen. Ariko Imana yavuga ngo nubwo izi abayo, ariko uwambaza izina ryawe wese yitandukanye n'ikibi. Uwambaza izina ry'umwami wese yitandukanye n'ikibi. Ariko ngo urufatiro ruracyahagaze. Uranditseho amagambo Uwiteka azi abe. Je sinshobora kumenya abe, we ntushobora kumenya abe, Uwiteka niwe abazi. Niyo mpamvu abantu benshi rero baba disappointed, baba déçus, kuko baraza bakabona abantu baraza mu maboko ngo bose n'abatagatifu. Cyane cyane abantu bagikizwa bajya bakora iyo rero. Niyo mpamvu ibyiza abantu bashasha bagikizwa ifu kubona n'abayobozi kugira ngo babagire inama muri byinshi. Kuko abantu benshi basubira mu isi kuko ntibari bwagakomere, baraje bakibaza ngo bose n'abatagatifu, batagiye gusuka ibyabo muri abo bantu. Kumbe barabwira abantu batari mu bwami bw'Imana, batanubaha Imana. Amen. Mwabyumvise?
ibyo ni ibintu bikomeye cyane umuntu akwiye kumenya. Ibyo tubivuze kuri amasengesho tuvuga, tuba tugeze ku ngingo ivuga ngo amasengesho yawe afite imbaraga, Imana yisezeranya gusubiza, ariko hari amasengesho ya babiri nayo yarushaho kugira imbaraga, ariko hari cyitonderwa, ari n'amasengesho y'itorero byose nayo afite cyitonderwa. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Cyangwa ntabyo mwari muzi bimwe, mwari muzi ko abantu bose ni batagatifu. Aho se bari maturu ni batagatifu. Niko bibaza. Ukwiye kwitonda we. Haleluya. Bizasobanuka ryari? Igihe Imana izavuga. Niho abatagatifu bazaboneka n'abatari bo bazaboneka. Ariko mu gihe cyose Imana itaravuga, ntidushobora kumenya ni bande Uwiteka arokonesa ko arabe, ni bande atemera ko arabe. Byo ntabwo ushobora kuzabimenya, kuko nta n'umwe Imana yahaye ubumenyi, ni ibyayo byonyine. Kuko nta muntu azi umunsi n'isaha Yesu azagaruka gutwara itorero, niko nta muntu wamenya ni bande bari barajya mu ijuru, ni bande batari barajya mu ijuru. Ibyo ni ibanga ry'Imana izi byose. Amen. Niyo mpamvu rero Bibiri tubwira ko tukwiye kugira ubwenge, kandi tukamenya ngo tukwiye kugaburira ijambo ry'Imana bose, kuko ntabwo tuzi abayo rizagirira akamaro. Amen. Ntabwo ushobora aba nibo bazajya mu ijuru, nibo bazajya nibandaho kugira ngo mbubake, abandi ni kugosorera mu rucaca. Turabaha bose. Amen. Kuko umwuka ni wazi ni bande, tugira ngo ushobora kubamenya. Amen. Ariko la realite niyo, itorero ni uruvangi rw'abantu, ntabwo ari bose bajya mu ijuru, si bose bakunda Imana, si bose bubaha Imana. Ibyo kubimenya rero, kugira ngo ntuzajye ufata itorero uko ritari, waravuze ngo nari nzi ko ari abamarayika. Ibyo ni bya bindi by'abantu rero ngo mvuye muri atorero ngiye mu rindi, ngo hariya ntabwo nahasanze abamarayika, none ngiye kubashaka ahandi. Avuye muri iri agiye gushaka abamarayika mu rindi, ahageze hariya naho yababuze. Bose ngo ni bene Adamu, we rishakira abamarayika. Aragiye kushaka ahandi, azazengurutse isi yose, arinda asaza, arinda apfa, atarabona itorero ririmo gusaba abamarayika, kuko bose azasanga harimo bene Adamu. Kandi bene Adamu ni ukuvuga iki? Abanyantege nke. Kandi bene Adamu ni ukuvuga iki? Ni abantu baguye, Yesu akagira ubuntu akaza kubahagurutsa. Amen. Rero twese mu nzu y'Imana, ku isi yose abari mu nzu y'Imana, turi muri klinike ya Yesu, ariko turwaye indwara zinyuranye, ariko icyo duhuriye twese turi muri klinike. Imana yabwe icyubahiro. Abemera kuvurwa nibo baba bazima, hari abandi batanazi ko barwaye kandi bari muri klinike. Amen. Wamubaza se wese kuri muri klinike bite byawe, urabona na muganga ryari? Ngo yego naje gusura abarwayi, kandi niho yibera. Abo ni abandi babaho, ntibamenye uburwayi bwabo, bari muri klinike ariko ntabwo bazi ko barwaye. Kandi umwami yabwiye abafarisayo n'abariya ndyarya zose abanyedini mu gihe cye batashatse kwihana, arababwira ngo ntabwo abazima bakeneye umuvuzi, umuganga. Ngo sinaje guhamagara abazima, naje guhamagara abarwayi, naje guhamagara abanyabyaha, kugira ngo mbageze kukwihana. Mwebwire abafarisayo, kuko mubona ko mutarwaye, mwebwire ntabwo munkeneye. Mu nzu y'Imana rero ni muri klinike rero. Abatazi ko barwaye rero aba bafite ikibazo, kuko ntabwo turaba parfait, tuzatunganywa rwose igihe tuzambara imibiri mishya. Amen. Twese tubeshwaho n'ubuntu bwa Kristo. Amen. Ariko à des degrés divers, hari indembe, hari abarwaye, ariko twese twaje turi indembe.
ariko bamwe bageze kure mu gukira. Imana ishimwe. Haleluya. Siko bimeze. Umuntu wese yaje ari indembe, bamuzana kuri brancard ari indembe, aza mu nzu y'Imana muri klinike ya Yesu. Yesu aratangira kumuvura ku munsi. Bamwe barakize indwara zikomeye cyane. Uyu munsi bari baragenda batunga rwose, ariko ibisigisigi birahari, ariko nabyo bizavaho. Abandi baracyari kuri brancard kugeza ubu, ariko ntabwo babizi. Tugere dufata iminota 10 yo gusenga.